Yes, what's up, boom by ABE, bo, ni you are generator, ni you are blow more, ni you are other thing, ni you are design, ni you are icyarimwe, ni byose byanyu, ni MC Cezari, MC Egayi Izari, Mbamari, Eku Uganyi, Beta Ragarazi Africa, nibi isanzwe wagwani mu maje ekumenyera, ubundi ngewe niyo nama ndugukaraba cyangwa ndukoza ibikoresho nkabona new trends nkabona ikintu nyamukuru kiri kugenda kivurwa gitrending gisabune na abanyejugunye nkihanagura mu ntoki undi nkaza nkakubarira nkaza nkakubwira ikijya mbere wa awgwani only is time ndakeka ikintu kiri kugenda gitrending abantu banye nuko hano umukecuru wo mu karere ka Rubavu district ubwo ni mu ntara y'Iburengerazuba harahegereye Kongo yapfuye yitabye busizori yashizemo umwuka ariko yapfuye urupfu yazize ugwa Stefano yapfuye nkuko Stefano yapfuye ariko Stefano yapfuye urukumva Stefano yapfuye azira guhamya Yesu azira gutsimbarara kucyo yamenye azira agakiza cyangwa azira aspect nziza uyu mukecuru we yapfuye azira ibyaha bye azira ingeso ze azira gukora ibibi uyu mukecuru bamwicishije inosho bamwicishije amabuye azira uburozi azira kuroga ubuze tumubwire ripu tumubwire rest in peace guse kujya kumushyingura bamusengeye bazamuye dawuri mwijuru bazamuye za ndirimbo zimwe zibaririmbira abantu bagiye gushyingura avuga ngo I'm not catching I'm not remembering aya ndirimbo baririmbira ntago nzi nimba bayimuririmbiye umukecuru wazize urupfu rwo gutegwa amabuye azira cyaha cy'uburozi ibi bintu byari bisanzwe biba mu gihugu cya Uganda yuje hari ya Kampala muri ziriya karitsiye wagwani babaga bagufashe ubu ntabwo kiba cyane kuko statistique itwereka ko umubare w'abarozi mu gihugu cya Uganda guturuka mu bihumbi 2019 kugeza 2022 no habaye statistique umubare w'abarozi waragabanyutse uva kuri 92% wegera kuri 73% kuko umurozi wese babaga baketse ko yaroze umuntu ikirenze kumutera amabuye baragendaga bagafata urupine rw'imodoka bagasukaho petrol cyangwa iyindi fuels nka risasi bakagenda bakarambikamo barangiza bakamushumika agashya cyangwa bakamuzirika ku giti bakazana amakamera bakazirika ku giti bakazana inkoni buri wese agakubita inkoni ukubise nimba ifashe izuru ni izuru pafu nimba ifashe ku gutwi ni ku gutwi pafu nimba ifashe ku gahanga igihe nyagukora ibibi apfiriye cyangwa bakamuviza amabuye nk'uyu mukecuru wo mu karere ka Rubavu hariya mu majyepfo niko bimeze ntabwo navuga ngo niryo tegeko mu Rwanda turishireho gusa hari igihe karitsiye umuntu aba yarabarembeje tuvugisha ukuri hari igihe umuntu karitsiye aba yarabarembeje yarigize nakoreka yararoze koko nkunda kubabwira ko mwabantu mwe buriya ibyaha birarutanwa icyaha cyo gusambana icyaha cyo kwiba n'icyaha cyo kwica ni ibyaha birutanwa cyane buri icyaha cyo kumena amaraso y'umuntu sinzi baravuga ngo ibyaha birangana gusa ngewe nago ariko imbyumva niko obi imeze rero uyu mukecuru ni muri yatangiye gutrendinga ejo bundi uyu mukecuru wo mu karere ka Rubavu umukecuru wo mu karere ka Rubavu hariya mu majyepfo wo mu murenge wa Cyanzarwe wishwe atewe amabuye nyuma yuko abana babiri bo muri uwo muryango umwe baturanye bapfuye muri kino cyumweru aba bana babiri bapfuye muri kino cyumweru kandi trends kino cya trendingaga nuko ari uyu mukecuru wabaroze mwabantu mwaye mujye mumfasha mwumve nuko ari umukecuru wabaroze ikindi akaba yarasanzweho kuba blamed cyakuregwa hari ama excuse menshi yazamukaga
ashinja uyu mukecuru ko hari abandi bantu benshi bo muri izi karitsiye atuyemo yari yararoze bagapfa. Buri ushobora kuroga umuntu umwe bakakwihanganira, ukaroga babiri bakakwihanganira, ukaroga batatu, ukaroga bane, ariko hari igihe abantu bumva ibintu bibazamutse mu mutwe, bibazamutse mu bwonko, n'amateka ukomeje kwandika atari meza, ariho bazegura inosho bakakwasa umutwe, bagafata inkoni bakaguhoragura paka. Bego mukecuru ntabwo byoroshye. Uyu mukecuru aba bana babiri barapfuye, ashinjwa ko ari we wabaroze, kuko arandi makuru yavugaga ko hari abandi bantu benshi bagendaga bapfa ari we wabaroze. Impamvu bafashe inkoni baga agura abandi bagatera amabuye paka nyamukecuru ashyizemo umwuka. Icyo tutazi ntabwo ubuyobozi bwe bwagira icyo ubu itangazaho ngo bufate bano bantu bagiye bamutera amabuye. Ntabwo tuzi ibihano bazabaha, kandi nubwo wamenya uwateye ibuye nyamukuru ninde, kuko buri wese yahagararaga imusozi akavizira inosho ikagenda igapafura nyamukecuru. Uyu mukecuru muri kino cyumweru niho yaroze abana babiri barapfa, kandi nundi akaba arembye cyane. Ibintu byafegise, ibintu bya closinze, ibintu byateye motivation abantu baturage bo mu murenge wa Rubavu kudakomeza kwihanganira uyu murozi karundura, bakamutera amabuye paka ashizemo umwuka. Abaturage bakavuga ko aba bana bose bapfuye n'abantu bose barembye, ari uyu mukecuru warubyihishe inyuma. Ntabwo tuzi ngo birava he bigana he, gusa for new trends hagize igitangazwa bwo kuri uyu mukecuru. Abantu bamuteye amabuye baramutse bakurikiranywe n'inzego za RIB, cyangwa tugasanga uyu mukecuru nubwo yapfuye baramubeshiraga, hari nundi wenda warubyishe inyuma, nabyo birashoboka. Ariko buriya ushobora kutamenya ahantu umuntu wakwibye yagutsimbye, ariko wakwibye ubumuzi 100 aplusa. That's why uyu mukecuru niwe baketse, kuko hari n'abandi bantu bamuvugwa agawa. Ariko for new trends hari icyongeye kuvurwa n'inzego z'umutekano zishinzwe iperereza ku cyaro runaka. Rwanda Investigation Body RIB hagize icyo itangaza ku yandi makuru twakugezaho new uploads. Iyi bayita La Grace Africa, uwo mwabanye ni MC ukomeye, ni gisimba kijyana wanyangezi Kaiza. Reka mbabwire ngo bye bye, ciao ciao, wigirigiri wigutaguta.